Abantu benshi bakomeje kutubaza uburyo dushobora gukora application muri Rwanda Polytechnic, ni ukuvuga ngo reka dutangire tubereka, uraza ukandikamo RP kugira ngo namwe mujye mubyikorera. RP ushobora gukora search ukoresheje RP cyangwa ukaza ukandikamo www.rp.ac.rw. Iyi ni website ya RP, ugashyiraho slash ubundi ukandikamo application. Iyo ubyanditse neza uhita ubona RP yayo, poto yayo. Uraza rero ukahita ujya ahangaha kuri RP Miss login. Wamara kuza ahangaha urabona ko bihita biza, ukaza kuri student application. Student application niho tuza tugakorera application yacu. Nimba ari ubwa mbere ugiye gukora application, ni ukuvuga ngo uraza wowe ubwawe nta account uba ufiteho. Iyo udafite account ugomba kuba uri kuyikereya. Ikindi ugomba kumenya, iyo umaze kuza ahangaha ubanza kureba ahantu handitse create account. Create account niho dukoresha iyo ari ubwa mbere. Hahita hafunguka ino application portal, harimo select applicant category, select country and secondary completion year. Hano uraza kuzuza, harimo ubungubu uri kubona ko dufitemo senior 6 cyangwa level 5. Means senior 6 abantu bize muri REB ari abasenior bashobora applyinga muri RP bagahabwa nabo ishuri. Mbibutse ko ngiye turi kuvuga nanjye nize muri Rwanda Polytechnic. Ni nziza cyane, ndabashishikariza namwe kuyigamo kuko ifite faculty nyinshi, ifite option nyinshi kandi nziza zigezweho, aho igihugu cyacu kiri kugana mu iterambere. Then ushobora kuba warize REB cyangwa warize muri TVET, ushobora kuza ugahitamo level 5 completed, naho warangirije warangiza ukaza ugahitamo Rwanda. Nimba uri umunyarwanda, ubaye uri umunyamahanga ushobora guhitamo ikindi gihugu. Then secondary completion year, hano ni umwaka warangirijemo ngira ngo reka dusampling umwaka ugenda wa 2024, abarangije 2024. Warangiza ugakora proceed ahita hafunguka ino template. Uri kubona ko hari index number, ni ya nimero yawe warangirijeho ukoreye ikizamini, ugomba kuba uyizi uyifite neza mu mutwe. Then ni national ID, irangamuntu ugomba kuba uyifite, izina ryawe rihita ryizanamo imaze gushyiramo ya index number yawe wakoreye ikizamini. Even ID wa generated, first name and other name. Email ugomba creatinga email ikaba ikora neza. Nimba utayifite urayikereya, iyo tuyifite uyishyiramo ukongera ukayandikamo, warangiza ugashyiramo nimero ya telefone. Birumvikana ko ugomba kuba ufite telefone ikubaruyeho, ugashyiramo igihe cy'amavuko. Then warangiza ukaza ugashyiramo password. Iyi password ntabwo ugomba kuyibagirwa, ugomba gukereya password neza, ubundi ukongera ukayitayipingamo ugakora submit profile. Reka tugende rero. Ahangaha mfitemo aho tugiye gukorera, aho tugiye gufatiraho urugero kugira ngo tugendane twese tubireba neza. Reka tumukorere uyu nguyu. Urashyiramo reg number yawe cyangwa index number yawe, ukayandika witonze neza. Nk'uyu nguyu urabona ko yize amashanyarazi, niwe tugiye gukorera. Ngo byumvikana ko yize muri TVET, ukandikamo ya reg number yawe yarangije 2024. Hanyuma ukahita uza ugakora ahangaha. Kuri hano hari akabazo, uri kubona ko uyu nguyu data z'irangamuntu ihita yizanamo ahangaha, n'izina rye rya mbere n'izina rye rya kabiri. Ubundi ugashyiramo na email ye, ukahita uza ukayishyiramo utibeshye, ukareba neza email ye ukuntu imeze.
ukayandika, nimba ari iyawe urayandika witonze, nimba ari iyawe urayandikamo witonze neza cyane, witonze, ukayandikamo witonze kugira ngo hatabaho kwibeshya, kuko email uramutse uyibeshyeho sinzi ukuntu byagenda. Ni ukuvuga ngo byasaba ko ugenda ugakereya ihuye n'iyo washyizemo, bivuze ko Gmail yawe igomba kuba ikora neza, ukayandika witonze utari kwibeshya kugira ngo bihuse. Turagendana step by step kugira ngo twese tubirebe. Ubu nanjye ndi kugenzura neza nimba email imeze neza. Yes, nkongera nkayandikamo hano hasi, nkongera nkayuzuzamo, nkayishyiramo neza, ndimo ndayandika nyireba nitonze. Nawe niko ugomba kubigenza, Gmail yawe ukayandikamo udategwa, witonze, nta kikwirukansa, nta gihunga. Warangiza ugashyiramo nimero ya telefone hano hasi, nimba ari 078, nimba ari 079, nimba ari yawe warayifunguje vuba aribwo warangije, ndizera uri 079. Hari umuntu ugeze utubaza ngo iyo bavuze 079 wumva iki? 079 uhita numva ko wavutse nyuma y'ibihumbi 2000. Ukayandikamo nayo witonze, ugomba kuyandikamo neza witonze kugira ngo nimero yawe itaza kwibeshywaho. Ukandikamo igihe wavukiye, tubanza igihe wavukiye, umwaka niwo ubanza. Nibyo navugaga rwose, 9. Ukayandikamo witonze, na itariki wavukiye ukayandikamo witonze nayo. Hanyuma tugeze kuri password. Ugomba gukereya password utibagirwa. Guys, hano hantu uraza ugakereya password neza witonze. Make sure ko ushobora gutangirwa n'inyuguti nkuru, ukayishyiramo witonze password yawe. Utazayibagirwa, ukongera ukaza ukayikereya witonze rwose utazayibagirwa. Iyo umaze rero kuyikereya uracekinga ukareba ko ibintu wujujemo neza ari byo, wamara ugahita ukora submit profile. Maze gukora submit profile, ahangaha ikintu gifunguka cyose template. Hano haba harimo izina ryawe, harimo email yawe, hanyuma icyo ukora uraza ugaselectinga izina ririmo by default. Ikindi email yawe ihita izamo ko tuba tumaze kwishyiramo na nimero ya telefone yawe ikazamo, ugakora double check nimba ya nimero yawe ariyo, na email n'amazina, ibyo bigomba kuba bihura neza cyane. Yes, ndi kubona ari byo. Hanyuma rero tuza hano kuri gender, ugahitamo nimba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, ukaza ahangaha ugashyiramo nimero y'ababyeyi, y'umubyeyi wawe cyangwa umuntu ukurera. Harimo abantu bajya bashyiramo nimero yabo, ntabwo ari byo. Ugomba gushyiramo nimero ku buryo baramutse bakubuze bashobora kuyibona. Bagomba kuyibona. Nimero rero ushyiramo niyo umuntu ukurera, ashobora kuba ari umubyeyi wawe cyangwa ukurera. Yes, ukayishyiramo 078. Ababyeyi bakunda kuba bafite 82, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari bose.
ukayishyiramo nayo witonze nta kintu kikwirukansa, ukareba ko imibare yawe yuzuye, ugakora double check. Njyewe ndi kubona ari byo nashyizemo. Wamashyiramo province, wenda mujyi wa Kigali, ukaza ku karere kawe, suppose wenda ni Gasabo cyangwa ikindi, uhitamo akarere kawe. Ukagomba kuba uzi n'umurenge, ugashyiramo n'umurenge wawe, ukaba uzi akagari, byose ugomba kuba ubizi. Hano uraza ugahita ushyiramo akagari kawe, ugashyiramo n'umudugudu wawe, byose then ukahita uza niba ufite ubumuga. Hano hasi rero ikindi cyiciro gikurikiraho haza la department wizemo. Nk'uyu nguyu yize muri TVET, reba nabwo bijyamo bitewe na index yawe, index ikajyamo, then n'ikigo wizeho n'amanota yawe bihita byizanamo automatic. Okay, ikindi cyiciro tugezeho rero, ugomba kuba ufite ifoto yawe ya passport, ukaba ufite irangamuntu yawe ifotoye neza cyangwa bisikanye neza, na certificate cyangwa iyo twita diplome ya level 5 cyangwa ya senior 6. Hano rero ugomba kuba uza ahantu bisevinze neza, uza ahantu biri neza. Okay, ugomba kuba ufite ya foto yawe, ukaza ugakirika ngaha kuri choose, ukaza ukajya kureba mu mafoto, ukareba ahantu ya foto y'ugiye gukorera cyangwa yawe iri, ukaza ukanashyiramo ID, naho ubikora gutyo choose, ukaza ugashyiramo irangamuntu yawe, na hano ukaza ugakora kuri certificate, ukaza ukayishyiramo like that. Hanyuma rero hano ho kwitondera, ikintu ugomba kuba wateguye neza, watekerejeho, ni ibintu ugiye guhitamo. Ibintu ugiye guhitamo nibyo bituma bazagufata. Uhitamo witonze. Ahangaha kuri choice ya mbere ugomba kuza wenda tuvuge nimba muri ari electrical and electronics engineering, ugategereza hakazamo muri option. Hano wenda option ukaba wahitamo electrical technology bwa mbere, ukaba wahitamo yenda ko ari BTech. Iyi BTech rero iri kuvuza ubuhuha, mugomba kuyisaba. Imyaka 4 ukaguha A0 binyuze muri TV, wimenyereza wiga ibijyanye n'umwuga n'ubumenyi ngiro. Hano hantu ni sawa cyane guys. Choice ya mbere yawe ushobora kubiyonga, yego nibyo navugaga, wenda choice ya mbere ushobora kuba muri mechanical engineering, kwiga mechatronics n'indwara z'amashanyarazi, ukazigira amashanyarazi. Nanone ukaba waza none ugahitamo nanone muri renewable energy. Ni urugero ndi gutanga, ntabwo wanditse ibyawe uri bufate. Renewable energy bajyanye muri mechanical. Yes, mechanical engineering. Where is mechanical engineering? Is this renewable energy here? And then also you select qualification of, you select the BTech is a Bachelor of Technology. Zanira bakugeneratinga reg number yawe. Hanga naringeze 60,000 ni 3,100 na. Yes, email ya bakayiguhereza, bakahita baguhereza na ID yawe, bakakubwira n'amazina yawe. Rero tugiye kubwira ukuntu wishyura ahangaha. Uhita ukirika payment application fees to complete and validate your application fees before deadline. Method 1, ushobora kuza ugakirika ahangaha, bakahita generatinga bill, ugashyiramo nimero yawe, cyangwa ukaba waza ukakanda akanyenyeri 700 urwego ugakomeza. Ariko reka mbere ku buryo dukoresha bworoshye, uraza nimburi ukahita ukirika hano handitse here, ukahita ujya muri mu kwishyura nimero yawe. Ahantu uburyo uri bukoreshe gomba kuba harimo nimero yawe iriho amafaranga 5,600 kugira ngo nawe bakata. Hano rero dore no nguko biza kuri pay school fees. Iyi ni systeme ya school GIA muri Equity Bank. Hano rero amafaranga ahita yizanamo ni 5,000, hanyuma ukahita uza ugakirika kuri ahantu handitse generate bill number.
net bill number automatically bahita bakuzana ahantu ushyira nimero yawe ya telefone. Ngiye nimero yanjye ya telefone iriho amafaranga ugomba guhita nishyura iyo ari yose wayikoresha ni iyi ngiyi ikurikira, hari kuri ishyura cyangwa pay, automatically ukareba kuri telefone yawe, iyo umaze gukanda aha ngaha gahita kazamo immediately, gahita kaza ugashyiramo 1, ugahita ushyiramo n'umubare w'ibanga, kamaze kuza muri telefone yawe ufite, wamara kubyemezamo dore muri system, automatically system iyo umaze kwishyura dore no nguku daily, aha ngaha confirm payment, not pop up direct confirm payment, alright, hano biba byarangiye. Icyo gihe uhita ujya kuri email yawe ugasanga cyangwa kagaruka muri ya system yawe, even if you refresh here, if you refresh and utegereza ko bakonfirima ya system yawe, hanyuma ubungubu application bagomba kuguha message kuri email ikubwira ko ubusabe bwawe bwakiriwe neza. Okay, ushobora kuza ukaverifiya ukareba nimba ubusabe bwawe bwemewe kuri RP login here. Okay, uri kubona ko by default bahita bakwereka ko system yawe yamaze kwakirwa neza cyane, bakakwereka ikintu wari wasabye kuri first choice, second choice na third choice, bakakwerekana information, basic information. Ikindi, iyi message ni ingenzi, your application was received by admission team, kindly note that you will be admitted to any RP college where the course is offered. Mbibutse ko hari ama IPRS menshi ariko si menshi cyane, ahubwo twahera ku IPRS Kigali, bashobora kuhakohereza, bakashobora kohereza kuri IPRS Tumba College, bashaka kohereza Igishari Rwanda Polytechnic College, bashaka kohereza Huye RP College, bashaka kohereza Musanze RP College, bashaka kohereza ahandi indi ni Ngoma, yes, Ngoma hari IPRS, hari Karongi IPRC College, Kitabi nayo nimuyibagirwe, ahantu hose bashaka kuhakohereza. Rero ngombwa gahunda ni ukwiga nta kibazo, kandi baguhaye ibyo wasabye bitewe n'amanota wagize. Rero ntibibagore any issues and concern, ushaka kutwandikira muri comment, ushaka kuduhamagara kuri nimero yacu muribona kuri description. Just thank you for watching.